Ndi papa sava. Cheers rero. Ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu. Naheri nziza manu. Nyagira utereka. Gofre. Saba ko barebana nabi. Ako tubahetera ahubwo babanze barwanye. None se mwebwe murabona burangiye nicaye nabi. Wicaye nabi se niba wicaye nabi ni hari uwo bireba. Hari uwari kubabaza imbere. Yegora. Hari uwo imbere. Nanjye kuri imbere Rero se manu wagira ngo wicare he? Wagira wicare. Yego. Ako ni muzi kwihipeta. Uravuze ngo uyu niwe wicaye neza. Kubera yicaye Komeza yicare neza ra. Ayeze koko kware n'ubundi ari umugaturika. Arashaka iki hagati y'ababiri. Ariko nibyo burango abahungu banene. Oya ariko ni prepandiculaire. Oya. Harimo ikibazo. Ari ngo mu makarita nabandi kumwe. Oya reba nande imbere yawe. Se warebye imbere yawe Wanyumviraga yaba ari kumwe nande. Nande? Ngo nande. Waba ari kumwe nande? Ari ngo turi gukina nk'amakarita. Ngo nabandi kumwe nande. Amakarita asa niyo turimo. Were bukureba. Tuwarebe. Unango wakufata nk'ikindi areba ariko ubundi baravuze ngo abahungu banini ntabwo bajya babasiriye. Ubundi ukura abyibushye kuri abyimye. Ni nako afite umutima munini buriya atendekamo utukobwa. No kuvuga ngo buriya mutima we ukuntu ari munini ufitemo ibyumba afitemo n'abapangayi. Buriya ntabwo yakunda umukobwa umwe. Ku buryo no kuri anniversaire ya Yezu Kirisitu utagabanya amagambo. Ariko manu ntabwo mwamurenga yasangiye na shebu. Ubwambere asangiye na seru. Yahise yihungurira. Wicanye na papa sava urumva wagafasha. None urebe ikintu gishakeje. Abakobwa nakazi bagira. Abakobwa arakazi bagira. Ni kiye gisekeje. Ikintu gishakeje abakobwa bari kuseka ngo nicanye na data buje turi gusangira. Mwe harakazi mu gihe. Zakabaye mwicanye undi nande. Urashaka ko tudepoza hano. Je nana bana depoza nk'abakazi. None se mwe bwarakazi mugira. Yego rakazo. Urumva mwamwicanye nato. Caceka fana amagambo ngamuhe. Dori ibiryo. Ratamenya ahantu banza hano. Birahari rwose. Gira vuba nyine. Rero No reka bireba nawe niba ushaka kumanuka ujya gusangira. Ware yicaye neza ko manu wari. Nambaga watetse. Guki? Ubona zigira manu bite. Shahirire rekana nawe. Ngarashaka ibishimbo. Ndakunda gushaka kutari umukwizi ni wundi we wagireka ibyo mba napanze na boss akora ibyo dukora. Yageza ruguru. Biryoshye bite. Muryoherwa. Ariko ahantu bajye bari bakoresha iminsi mikuru umuntu ararya kongera akarya kanarya. Se wakoze umurimo. Ubu ni ibingibi. Wakoze umurimo. Byose ndi impyisi. Surebi. Wono uri mvura iki? Yemereye gukora imirimo irenze ibiri. Ubwo utari impyisi n'urya inyama. Wariye. Do. Amagambo yamurenze abantu bari bubone umwanya wo ntabwo bishoboka. Ese ntabwo warya ngo tuze. Sha. Uzibaho natwe turi. Hatungiye atetse pe. Biraryoshye no. Ubundi dore Simon kuna afata ipirawo. Ubu buraza kurya. Simon yanyijije akagana no gufata ipirawo kayikanda gutya. Agahita jomba mu rutoki ngo. Ubu bari se. Koze mwagowe kabisa. Nakagahungwa ni musanyamba ngo bagira gutya. Kifatishwa ibyo kakabibumba. Musa fata ibiryo. Agafata ibiryo. Arurunuriri Musa. Umwe w'ibyanwa. Ubwanwa ndi uzuranye ibyanwa hano. Koze musarari. Nuko iyi parata yakora kabiri. Yatari. None yafatanye imona ke. Utazabona temeza. None utarkandi umuceri. Neza ubwo musakora iki ku buryo ari. Erega kubyibona ntago ariko kuri. Erega baravuga. Nibyo akazo gatokarya ubwatsi komeza. Dore ngako kari. Nicyo nashaka kumva. Gerageza iri hano. Niko mwariye biri friend. Umukobwa urya. Turukundo nkawe Yezu yatuvukiye. Sise ibyo umukobwa urya bikureba he? Umukobwa. Kundi mu nka Yesu umuntu afite discipline gatatu mu mwaka. Nawe witangira. Nka Yesu avuka gatatu mu mwaka. Yezu avuka gatatu mu mwaka. Yaravuze ngo turye friend.
tunasharingana kanari biwa washarinze niyo mitsingi ariko umuntu yanakora hagakora na hanyuma usharinganye ne umwe mitsingi umwe soda waretse se agakoramo aho ngaho akoramo se hano ntabwo babaye ibyari ni shari wamaze kuvuga ngo kimaze ako baraguhembye uzi ubundi kera nk'ingiye ubundi twabaga twiteguye ko uyu munsi umwenda mushya ipantaro nshya urukweto rushya cyakora ubundi bakatubwira tumugende mujye ku kiliziya tukagenda ubundi babaga bagukubisayo 100 iyo wabaga waragize amanota meza nabeshya y'ibihumbi birese yagiye yambaye igiceri cy'ijana buryo wagenda ugasengerera igenge yose ubunyobwa bw'icumi na bombo n'ijana mukaza noheri imeze neza nawe kwaba bari noheri wacu ako disara umuntu ntabwo yamurenganya ariko twakubitaga n'ibintu by'ibibido iyo byabaga bigeze nijoro kumwe akana Yesu kagiye kuvuga share urabeshya ibyo twabikubitaga kuri bonani ntari bicyapfa nuko yabikubye ariko barabibonye icyo mbaza ale n'uyu nguyu bari muri generation ugira ngo ni ukubyimba ariko ngira ngo uramuruta kure oya kare ari ntabwo ari ukubyimba gusa uranashaje yego arese akuze yasobanura mfite uruhara warugira se utabayeho neza ariko ubyibushye cyo kubera ko wabayeho neza ibaze umuntu bahaga igiceri cy'ijana wowe wagira uruhara se utabayeho neza wese banyu bagwaga batuje ku minsi iri kukogosha amano dutangiye ducana umuriro gasubira hejuru ibyo bintu muvuze ngo wabaga igiceri cy'ijana mugakubita ibibido none iwacu siko byari bimeze siko mutarya mbega ababyeyi nagize mbega data mbega mama ariko nibe na data we ku bana ni mama mere wowe wamenye niba abana bari kuko uzi ko abana nabahaye urupurato rungana nk'iyi nashyizeho none ibaze ko bantekesheje amafiriti ku ruhande iyi nabashyiriye firiti mbashyiriyeho amavoka umva amafanta nabahaye mira ibyo ngibyo mano mira ibyo ngibyo ugenda ureba abo bana tugusashe gendara urahita ugaruka nese hari aho ugiye ibiryo ntibikirimo mu masafuriya se ngiye numvise muri asowe wagiye muri y'ubunani sinzaye cyo kakuvuga ibiryo bingana uko basukagabanya basaba bari rurye erega papa sava bahabuta wahiriye wadozadoze wagiye ukareba abana reba abana mano urahita ugaruka ubu ni wowe ugikura ariko rero indwara abana b'abakobwa barwaye nayo muze kwigaho turayiga aho ngaho reba abana reba ko babimaze nusanga babimaze bongereho ibindi rero nari ndimo kubabwira ubwo papa we nta kibazo yabaga afite ariko umuntu bita mama ngo noheri cyangwa bunani irabaye nta kintu kiri mu rugo hari ubukene yarakubwira ati kuva umwana ari saa sita z'ijoro ntusohoke mu nzu uzageze ejo nawe ukirira ugakubitaho undi munsi nibuka ko mama yigeze kubidukora se sinzigere mubona wavuye ahangaha iyo nta kintu twabaga dufite kugira ngo kugira ngo utajya kurumba utajya kurumba mu baturanyi kuri ko ababyeyi bose bari bamwe yabaga uri umuceri n'inyama kandi mutagaheruka bakagukubita n'akantu k'agafiriti na fanta sasa bidahari bakakubwira bati genda ujye kuvumba ukujya ufata nk'iki cyose ukajya ukiyoza mama akakubwira ati noneho hari abantu twari duturanye twamutembereza baranaririmbaga ukabyumva bagakubitamo inyama mu ntuzi ukabyumva nko kuri wa mugore natwe twe tufite ugapfira muri roho uryamye ugatunga izuru gutyo niyo uryamye cyangwa wicaye iyo wahagarara mu mbuga cyangwa mu mihembezo y'urugo ugatunga ikintu bita izuru rigahaga umwuka Manu wasanga buriya gihe wabona ari kurya ibiryo by'abariya bana cyangwa byari papa sava Manu numva umuhumuro ngavuga nk'iya ase umuhumuro ntabwo yishatse kuvuga kera ese wamugani kera kuyu yishatse kuvuga kera cyakoze papa sava mubwiza ukuri abantu baragwira ariko uzi ko sava atajya amenya ko ari mukuru uzi ko atamenya ko Vurema afite ubumuga kubera iki umwana agenda ararya akarya isini ya mbere isini ya kabiri uko mbongeye n'ibindi biryo none yari yabujije ko muri umuntu akoramo ariko asigaye abyibushye nka nyina ikintu
wajya uvuga ubundi ibigambo biyungura. Singiza Yesu yavutse, singiza yatuvukiye. Noheli nziza. Aha ndabona agiye no gusa kuri twese ubusa n'Peri Noel cyangwa ni Mary Noel ariko n'amasaba yanabyambare. Sasa ni karibu ku meza. Esha mama sava ubuse koko. Akiyo mbimenya karebyo ubu ngumba mbemeje. Mbambaririye ibiryo mugasigara aho ngaho nta kintu na kimwe muri kurya ariko shanje nari. Ariko warakora. Widusuzugura. Sha nababeshye ndahaze pe. Uzi inyama ndiye. Uzi imiceri ndiye. Ni byinshi cyane. Ariko Noheli nziza nuko kwimana. Ese ko mutishimye twese. Papa sava mumeze neza se na mama sava? Tumeze. Bamfura wanjye se urabona adafunze mu Bani boku. Shano kuri ni muryoherwe mwinyishinga nge nari. Rero. Sasa Noheli ni umutima mwiza, Noheli ni umutekano n'amahoro. Shano kuri pe. Cyane hari wagatoke. Watwongeye inyuma. Bazanire. Wamagaye hatunze. Ese nta gukora hano nawe rero Umuntu yibagiwe akazi yasanyira boss yibagiwe. Hari akantu papa sava avuze numva niko Noheli nziza n'umutima mwiza n'amahoro. Nyine ibintu byose biba bigomba kugenda. Nyine urabona kwaje kwa pura Yesu Kristo n'umutekano. Sibyo? Hanyuma nyine ukivuga ibyo ngibyo. Nyine umuntu aba amaze umwaka wose hari ibyo yakoze bitari byiza, hari ibyo yakoze biri byiza. Rero natekereje ndavuga rero ntago kuri Noheli naba mfite amakosa, hari abantu dufitanye ibibazo, ndavuga mama sava sha naraguye mu kiyepe, nakwitwayeho nabi bishoboka, amanyanga yose nagukore nago byose ngiye kubivugira hano. Mama sava mfasha n'ukuri ndashaka kuvukana n'umwana Yesu cyangwa Yesu bitewe nuko ubyemera, n'ukuri ndakwinginze mbabarira mama sava kandi mbikuye ku mutima pe. Cyane babarira. Ndakubabarira n'Imana. Ariko ibi bintu Wani nuko ari kurya mu muhobera. twagira N'ukuri mba nguhoye. Tukomanye. Umwana Yesu utagira icyaha tugomba kuvukana nawe neza. N'ukuri muryohere. Ni mama ya Mungu. Ariko nyine Ese ntabwo wicara? ntabwo nshaka kwicara kubera ko hari igihe nyine umuntu avuga n'ibintu byiza agahita yibuka n'ibintu bibi. Ni ibiki se wibuka? Ejo nagize umunsi mubi. Ejo nagize ijoro ribi. Warasitaye. Yabaye narasitaraga. Byibuze nkajya no kwa muganga. Ese gako kandeba nabuze ukunteraga nicara ngo nanjye ndebe. Yambaye nk'abantu bo mu bitabo. Nsetsa kandi ntabwo ibintu uri kuvuga bisekeje. N'abantu ejo nagize umunsi mubi pe. Ijoro ryanga gucya neza kwa kundi urara uri gushikagurika. Abantu n'abahemu ku rwego umuntu akwica akagukubita akakubabaza atagukozeho. Noneho buriya mu minsi mikuru niko abantu b'abagome ubugome buriyongera. Umuntu atagukozeho ayo ni amarozi. Mwumve mbabwire uzi umuntu ngo aguhe sheke. Sheke itazigamye, sheke itazigamye si muri kubyumva. Amatariki siyo ibintu byose Wonge ubu ari ngiye no guhita mujyana kumurega bakamufunga. Oya wakwihanganye mukumva ukuntu byangendeye. Fashe sheke urkumva nyine mu minsi mikuru abantu bose baba bari kukwihuta muri banki bakurayo amafaranga bishimye tugiye guhaha ibiki. Sasa nanjye nogeje akarenge ngo ngiye muri banki gufata amafaranga ninjira nonde umurongo sinjye warose ndi kugerwaho. Sinanze sheke Utise muko ino sheke ubu ngubu yanditseho itariki zingahe. Ego mana rero narebyeho mba nkutse umutima narasebye. Ikambwiye sasa utarajya kure uwo muntu abonye nuko akwicara yakwiye. Sibyo ndi kuvuga ngo murasaba kwicajanye mu maboko y'ubuyobozi. Oya asabira mu
wawe namwe nimugashasharize ikaramu kunyerera ku ikaramu bihuriye he n'icumu cyangwa isasu kuri sheke biba bitandukanye ushobora kubona sheke biba bitandukanye yandika wanyweye ntabwo ikaramu inyerera cyane muri polisi ntabwo byakunda ujya yiyongera akandika itariki n'umugome yarafasha ngira akagorya ngira agacuca ngira akagoryame angira akantu kadafite ubwenge ubona ko kwica yakwica nakugirira nawe arambabaje kabisa ubwo se byarangiye bite muri banki bavuga ngo uzanye sheke itazigamye ugakora iki nakubiswe n'igisebo nkubitwa n'inkuba ya kare nasohotse ntari kureba n'inyuma ibaze nari nasize napanze naplaninze navuze ngiye gukora ibi nkora ibi nyine nezerewe nishimye ese ubwo yari amafaranga masava ntawe bivuga n'izina ry'umwana w'umunyarwanda n'ubundi ko wativugiye ivugiye birakuruhura n'ubundi uvuga ubundi yiri hejuru ya miliyoni ngo baba miliyoni se ni amafaranga oya yari arenze miliyoni se wari wakoresheje uwe muhanda ariko mwabyoreye uko muri rwose ariko amukaniza ko byiyorera nasa niba yarababaye agashatura agataha amahoro ibyo byo kumwica ko ntabwishe hari uwegeze umwica umusogota se mwigize aho yangabo oya umutima nimba uje urabaye weho ugomba kuwushyira mu mutima agize amahirwe atashye amahoro akana yezu aya ni amahirwe agize iyo atayagira akana yezu kararize aravuga ati umunsi urabaye icyo mvuga uyaje gusaba imbabazi ariko uwo muntu wamuhemukiye banza wumve n'ibyo imbabazi ahubwo hari umuntu hano ukurunduru oya buretse wumve ni ukuvuga ngo niba umuntu aje kudusaba imbabazi akeneye no kuruhuka niba hari uwo bagiranye ikibazo tukamufasha kuki udashaka kumva nanjye nibyo nabyumvise nyine nararangiza ibyo atubwiye ndavugane uwo muntu mwavuze ngo yanamwica ndabwira ni ikaramu yanyerera muravuga muti ntabwo yanyerera waje gusaba imbabazi urazimuhaye cyangwa ntazumuhaye sinakubabariye niba akeneye ko aruhukira hano nyine wimvugiramo nyine none ndamubwira ni ubwo wagiye no kuri banki bakakureka bati taha ukagenda ukaryama ugacana radiyo akana yesu ukakarira nawe ukarirana nako ukaburamutse uza abantu baciyeho uko bangana kuki utatuza mu mutima ukagenda ukirya nikundira inkuru reka banyibwire twibwira atasasa oya ntambwire nguyu uko yacitse ururondo mwihorera ntajya amenya ahantu nyine urumva nayo nsabye imbabazi mbona mama Sava nyakiriye ndavuga reka mbabwire n'agahinda kanjye mumbabarire wenda ko mbashyize mu kamudu kabi abantu babi bo bazahoraho tuzahora duhura nabo tuba twicaranye nabo tugendana nabo ari inshuti zacu batwigiraho abana beza birirwa rimwe na rimwe bavuga ngo ni twebwe turenze ariko nyamara nyuma bakanaduhemukira nta kundi kuntu twabigenza ngo abantu babi muragumana muricarana muranagendana muranasangira rega ntabwo baba batuye hejuru y'ijuru ntabwo bari hafi aho kandi baba banakwegereye n'igihe muba muri kureba shama amasanyi nyine nabuze uko mbigenza nyine ndataha ariko reka uwo muntu tunamwihorere ntakomeza no kubicira ese ahubwo wanamuvuze uwo muntu se mwihorere n'urwo apfuye se ese uko wacitse urundo muvurego ko mana yanjye ujya kukwicaza hano abashatse karambangamiye nimureke kurakara mwihorere hanyuma rero umushyitsi se bari kuvuga nk'umushyitsi cyangwa urakuvuga nka nyir'urugo manu watuje shama n'undi watuje rata reka mbibwirire nyine muri kubona n'ukuntu nyine nambariye noheli naguze nyine reka guheranwa n'agahinda reka ubuse nari kwirirwa imyenda baba bazaniye abana amagifuti yego ko mana yanjye ubu ntabwo ubona ubundi sasa batuzaniye mureke tuvuge sasa kakantu ngo ni wowe kabisa urumva babwira sha ni ukuri nyine urumva nawe mfite ubwoba bwo kugera imbere ya mama Sava ariko navuze ati ningira imana akambabarira iyi mana ngomba kuyiha urugo rwe si mwasezeranye
simwavuze ko mu byiza muzajya mubana ntabwo ari si ntimwasezeranye ivangamutungo risesuye ntimwavuze ko muzajya musangira ibintu byiza ubwo rero iyo bavuze ibyiza ni bibi abitware ni ukuri mu izina rya Yesu nuko rero nabateguriye ino mpano nimwakire rwose mama saba ko nta mama saba ukajya ufata impano ariko y'urugo umugabo ahari ugeze se twasezeranye si nk'uko kazirabika ngaho reba mumereze nanjye nirebe gora ko kazirabika kawuzana nanjye oya uretse kureba reka ahubwo uvugane na sasa noneho mite guhamagara uze turebe none se sasa iyi mpano si yanjye oya reka mvugane na sasa ariko ni iyo umuryango ni ibanga ry'urugo sigaye ujya kuvugana nawe ubundi wawe mvugane na sasa ubundi waretse inzozi utazishoboye nasi impano wayisize wajya unywa amazi yo mwacecetse n'ibyo twariye kuko waje kuvumba hagabanyije unafite umwe yaje ku waretse umukobwa shani mwirire muryohe ubundi umukobwa aba bakobwa jya ubigisha no uko abakobwa bitwara mama sava ugira umunsi mwiza oya urongera munaganire oya ndi gutanga impano enda tubivugane heza gisaza cya inzoga hanyuma se urakikaza mani uri kunika uranika mani uratinyutse ufashe umukobwa nk'uyu nguyu mwiza uku nguku umuzanye hano ibyumweru bibiri umuhaye sheke ikiziga cyazigamiye ntabwo izigamiye cyangwa isinye nabi ni iki kizima sifite ariko rero namwe mureke twumvikane kabisa abana barimo kurya hariya mu gikari ubu reba nka sava cyangwa vrema asohotse hariya kabisa agasanga mwafimye gutya umugabo w'urugo nk'uru kabisa niba udashaka ko biba ariwe ukemura ikibazo mufitanye twaraguraga kweri sasa twaraguraga sava uri kubona ko noneho ibintu by'amagambo tugiye kubigabanya ahangaha n'ubu ukomeza kuzamura umutwe harakora ibikorwa nta soni wowe ufata umwiyo sheke ushaka kumbera kweri ushaka kumbera karashika sasa cyari ikiguzi ibyumweru 2 amanywa nijoro wumvaga ko mbese nzava ahangaha nta kintu na kimwe mfite ariko wararyoherwaga nanjye nkaryoherwa ntabwo wishimye se niyo mpamvu wamuhaye sheke se isinye itariki zitari izanyazo bro nawe ari wowe ya sheke nabonye yanditseho ikintu yamariyemo hano ibyumweru 2 nawe icyo kintu uragifite hari ahandi cyakujyana ariko tubanze ibyo wakoze urabizi ko byashobora kumufungisha se twaraganiriye urumva twaraganiriye iyo nguyu twemeranya kwaza hano ibyo bintu hari ubwo twabivuganye mbere ko ari ibintu twari dusanzwe duhuriramo nese ubu ugiye guhuruza njyewe nawe byari byananiranye hanyuma rero igikorwa cyabaye hagati yanjye nawe wijya kwigira umwana mwiza ngo byarabaye ngo nibiki papa sava urampa amafaranga nagusabye nese ndayafite urampa amafaranga nagusabye nese ndayafite wamuhaye sheke itariho n'amafaranga sheke yendaga kunkandagira ku gakano reba umuntu uri kugukwega izuru wayimuhaye ngo agende bamufunge se bigende bite bamufunge se ninde wagufunga ko bakubwira bati yarengeje igihe nawe agahita avuga ati nari nibeshye hariya oya nawe ashobora guhita ababwira ati nari nibeshye iyo hariyo ntabwo ari ukuvuga ngo bikemuke biti ko ntabwo avana n'amafaranga afite ni ukuri kw'Imana bro urumva nawe uri umusore ntufite imwemu ntufite ubwabo ni sheke nyine none se n'inyisinya ntayo ariho biragenda urashaka se ngo bamfunge basi reka mubwize ukuri noneho si ikibazo mushaka ko gikemuka njye reka mubwize ukuri ariko wimfima cyane urampfima hana amaraso agahagarara hano ari guhagarara ariko se ndiruka njyayo hano umugore wanjye twarimo ntabwo baba basanze n'abashyitsi barahari ubu se ndiruka nkurusha amaguru reka mugire neza none ubwo ngubwo mugirira neza kabisa yewe nari namuhaye urumva nk'umuntu w'inshuti dusanzwe tubyarangira pamparara papa tugahuza si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu ngerega ni mabuja wanjye ibyo mbwira nta kibazo nyine nabibonye uri bouncer nyine nturi bouncer se ariko waba bouncer nawe ufite umutima ntabwo ari ibihaha gusa nanuzana n'impyiko urumva nshuti yanjye
njyewe nabanje kumuha 200 200 nk'umuntu dusanganywe w'umusheri n'iki nyine uri bounce ndabyumva ariko njyewe ntabwo twigeze dupatana ibintu byo kuba inshuti no kwishyuzanya none aravuga ati ntabwo byavamo mwongeraho senkani ntabwo nayongeyeho sheri umuntu w'umugabo uri kwihandagaza ukajya kwiyemera ngo w'amayumbi 250 wari uri kumwe ihene 3 se cyangwa nidushaka tuzigire neza oya nese narakwaga hanyuma 25 numvaga ngiye sasa yamarira nari ndi kuyaguha kuko ari umureye urusyo none se ubundi ntago iyindi minsi ntago wazaga ahangaha ukarya ukanywa ugategura ukagira ute kandi ntugire icyo utanu ukambwira uti ntago bikureba nyuma yo kukubwira ibintu ukabyemera nkakubwira nkeneye amafaranga yo gukora ibi nibi ukemera kuyama wajyaga kunkubita icyo gisheke cy'igicupuri kubera iki nuko yako nyine wari urimo kunsindagiraho urusyo umwandagiye ku gakano urimo kumfunga umwuka muzuba ganisha ku mwanzuro none iki kibazo cyakemukanye reka nkubwize ukuri kamba kwiza ukuri ahatazaho n'ibindi bintu tukavuga ngo turimo kubeshyanya ibyo mushaka mukora ibyo ngibyo bro ngereka nkubwire nareka nkubwire ngiyewe amafaranga mfite imbere n'inyuma kireka niba ushaka iyi nzu gende uzana abantu bayikwandikira ngiye mfite amafaranga 720 areke mukubita 700 ugenda nago bikunda amafaranga kuri miliyoni 10 ejo wamwemereye ugiye kuri nazo namwemereye ngenda kubwa ngo hankandagiye ntabyo wamwemereye kandi waramuhaye sheke none se none se umuntu acubize mu ruzi mvuge ngo ntago ndi bubikore narirengeraga wari ngeze iyo wirengera kutimutse se wumvaga atari bugaruka urabizi nyine niba ari imitungo ushaka none se uragira imitungo aho bayisinyira ntahuze mbere ko tuburana banza uba muhaye 700 ibindi turabivugana nyuma umuhaye ngayo nsigiremo nibura ayo 20 nanjye ngira gafanta agafanta sura kanywa ni harani muri kubyimba umubyeyi se 700 se muha ni 700 niwe yabakatase 20 barakatanyira oye ubwo ndashyiraho 775 nuzuzamo nimero ariko ndanazizi uzize no mu mutwe none se n'ubwa mbere ibi bintu byari bibaye wa mubyeyi we gusa uhita ureba ko bidasoni wawe kabisa reba ko bidasoni basore ukuntu usigaye uzana ibintu by'imitwe mabuje banzure hanyuma rero sinzi niba wagurishaga televiziyo ariko muri iyi nzu ntihaburamo ikintu byagaze amafaranga shaka ukuntu bigenza amafaranga aboneke 700 rwose ni 700 muyatwaye aramemba guys nese 700 ntago muyatwaye shaka ukuntu bigenza hari 700 se ntago iki biri guhurira ese akantu gurisha hari amafaranga aguyire agateleviziyo hari no akagurisha se papa sava nayo bavugaga mu nkuru haruguru ngo wasinye sheke ya miliyoni 10 yari wowe aguraga ibiki se mugabo we mbere yuko mujya mu bibazo byanyu banzurisha akantu ugurisha hariya tubona amafaranga twigendera nese ndagurisha umugore atabyemera hari aho mubizi nshaka kugurisha ikintu baza kugitwara umugore atabyemera bucyasohoka umugore se umugore ujya kumamagara hano ngo mari ibyumweru 2 nabyo ari wamubwenga bimenye hanyuma se uzya kuzabwenyoko ngo abimenye kuja umva aya 250 wamuhaye yihorere n'undi ntacyo wahahaga mu rugo ahubwo nibagende yego rata umugore mwiza ni umva ereko umugore wanjye arabyumva umugore wanjye arabyumva nagamaze naho nawe ninde uguhaye ijambo wowe navuze ngo funga uwo muntu mabuje tubigenze gute twigendere n'undi hano rurasigara ruri gushya haraye muhaye 700 nyine nayo amaye 700 umuhaye iki ntayo ukura hangaha ntayo mukura hangaha mabuje twagiye imbere ahubwo nari nibagiwe umva oho hajyana nari ntwaye n'ibindi byano nsigira umugabo wanjye ngaho genda oya byana wesoneka kora ikibibire gusa 700 isaza uzayamaza imyaka ingahe yamaze kirase cyakora iki si cyo gutumbaraza hariya n'ukuboko wagira ngo no kwinuza hanyuma se wowe ubundi bwo muzima mu mutwe wawe uba muzima mu bwonko bwawe papa sava ngo usige ku rugo nurangiza ujye kuzana inda imara ibyumweru 2 ahangaha ese ibyo bintu bukora amana babizi abantu barasurwa okay canga tugende turabirangiriza mu nzu ntazamo ibintu byo kurwana ariko canga
wowe iyi noheri urayirya nabi, wowe iyi noheri urayirya nabi wa mugabo. Zamuka. Ese ko tubyara se ikibazo kiwe ariko Papa Sava. reka ibintu Umva. Papa Sava ntutumeterera nawe. Navuze ngo ntutumeterera nawe. ko muramu wanjye arimo hari hanyuma ko nagiye nyine yijyane nanjye nze mu mujyuma. Urakira urakira. Zamuka hano, zamuka hano, zamuka hano. Urimo kunshira. Papa Sava ni izina ry'Imana ngiye kugusekurira aha ngaha. None muramu wanjye mu bwiza ukuri ukuteye. Canga tujye mu cyumba ibintu birangiye. Urangiye tugende. Canga tujye mu cyumba ibintu birangiye. Gabanya umunwa tugende. Zamuka. Ntutanze 700. Iyubahe. Ntutanze 700. Ariko ibyo nabye. Abana ntibagiye kujya ku ishuri. Nabyo nabyemeye. Zamuka aha ngaha. Nyine wowe tuza ngende nk'umuntu uri muri Papa Sava wambabariye. Nanjye mbabarira ngende nk'umuntu uri muri anniversaire ya Yezu wenda unomba nombere mu cyumba. Anniversaire ya Yesu. Cha. Zamuka. Nyine Papa Sava zamuka tugende. ngiye kuzamuka ndazamuka. Tugende. Nushaka Ngabanyaho amagambo. ngaho none igira hariya none ngende mfukamye. Igira hano ngende mfukamye. Zamuka. Ndahita nkomereza. Izamuka nyine. Genda. Nacecetse. Injizwa aho ngaho.